Umuntu witwa Nsengiyumva Lambert yabajije ngo kujya muri RDF ugomba kuba ufite uburebure bungana gute? Niwe tugiye gusubiza muri no video. Niba nawe ufite ikibazo nk'iki ngiki, reba ino video kugeza irangiye. Nuyikupa itarangiye urahomba byinshi. Ikindi kandi kanda subscribe kuri iyi channel yanyu Ibisasu TV niba nta mutima mubi. Reka nangire mbasubize. Mbere na mbere ikintu ugomba kumenya mu myaka yahashize, ubwo ndi kuvuga mu mwaka wa 2020, mu mwaka wa 2021 kuzamura, icyo gihe nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yari yaremeje ko umuntu wese ugomba kujoininga RDF bagomba kugendera ku burebure. Nibura ugomba kuba ufite uburebure guhera kuri metero 1.70, 75, 80 kuzamura. Icyo gihe nicyo gipimo cyari cyemewe. Ariko ubu reka mbabwire ikintu cy'amahirwe nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yazanye mu mpinduka z'abifuza kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Mu gihe muri iyo myaka hasabwaga metero 1.70, metero 1.80 kuzamura. Ubu ngubu ibyo ngibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yabivanyeho. Waba uri mugufi, waba uri hagati, waba uri muremure cyane, wemerewe kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda mu gihe wujuje ibindi byose bisabwa. Ubwo harimo amashuri asabwa, ibyangombwa bigaragaza ko uri umunyarwanda, cyangwa se n'ibyangombwa bigaragaza ko ufite amateka meza mu gihugu cy'u Rwanda, nta busembwa ufite muri mashini cyangwa se aho utuye. Ndizera nsubije umuntu witwa Nsengiyumva Lambert. Kanda like kuri no video, kanda share ino video uyisangize n'abandi bantu. Ikindi kandi niba nawe ufite ikibazo, andika muri comment ikintu wifuza ko twagaruka hejo, tuzakikubwira kandi tugutaginge nawe ubone yuko tugusubije. Ngewe batugurira zino nkuru nkazibagezaho, nitwa Matsiko. Ndabakunda, Imana ikomeze ibahe umugisha. Ciao ciao.